ntabwo ari ukuvugira abafunze, nta n'ahantu bihuriye, ariko ibintu biteye ntabwo kwaba ari ugushyigikira ikibi. Njya mvuga inkuru idafite ibimenyetso. Ibyo birahari se? Mfite ndi kukubwira ibi bintu birababaje kandi nibyo kwamagana. Bampora iki? Oya bamora iki mukure muri ibi bintu yakoze hoteli atazi bizayibera. Ntuzayibonye promotion. Oya arimo aravuga ko ari hoteli nese ari ikintu. Yego bamora iki zajya gushinga hoteli yarazi ko hari hazaba bintu bigi iki niki. Urukumva jewe rero ibi bintu hoteli ababizi ko ibyo bintu bigomba kuba ariko nta byadana hoteli ni nuko turi kubivuga ngiye ntabwo ngiye turi gutanga amakuru gutya tuba tugomba gutanga amakuru arambuye afite details. Kuba umuntu wese wabagiye muri hoteli waba yerekanye indangamuntu. Ahubwo ikintu kimwe nshaka kubwira bano bantu bo muri comment ndimo ndababwira yuko nta muntu ushobora kubyuka gutya mu gitondo ngaze kuri live kuza kuvuga ngo numvise hano ziba zirimo kereka niba mwe bwari kuzo live muzanyu mujya mukora za numvise zabambwiye zabagize urukumva so hano umuntu abari kuvuga babaye papa iyo turi kwamagana gutya ikiza urimo kunyumva ariko hanyuma ngo ibingibi tubyihorere ntabwo turi buze guceceka turatabaza urimo kunyumva ariko se byabinye amategeko biri babanyamategeko bari kuburana ba jihad ko bakabaye bari hano ko bakabaye bafatiraho ukuri kw'Imana Irene na Fatikaramu uretse gato harya yitwa Irene ni nimero cyangwa nyugo Irene harya yitwa Irene muri ndahabe oya ni provocateur ngakore ekinge kina tashanza kuboroka mu buzima bw'Imana ariko mana kubingaza guteza suko wazamuka n'ubwo kwashagaraza nubwo uri kwashagaraza wapfuye kuzamuka ndi kukumva indeze Kiramani uyu niwe munzanire papa wanjye ampembe dore kwezi kwaruzu urukomba niwe Kiramani urakoze kubunzamuriye ariko Godfather Kiramani ikindi kandi burashira mu gaciro ibintu Kiramani yavuze nge ntacyo narenza ariko rero Kiramani nubwo ntabyo uretse gato Kiramani burasi namwemeraga ariko buri je mudahira ngo nukuri kw'Imana ngo nagwa mwemera ngo nari muzi ngiye ntabwo ngiye nguyu Kiramani sinakabona navuganaga nawe ariko buri reka tukuri imbuto nzima ziragenda zikazikuriza umuntu yego nukuri pe ugenda mwumva ari umuntu muzima. Oya sheri Kiramani ni umuntu muzima cyane ngiye nageze onda namubaza Nikira uri muzima ntabwo kuba ku muntu wa mbere umwaka ugashira urimo kunyumva buri muntu azavuga umuntu ko ari mwiza umuntu ntabwo ari mubi yego nukuri pe none nje urabona ukuntu ndimbambare Godi nimba hari umuntu njya mpfa kumva nyine kwa ko nyine ubwira umuntu ngo uyu muntu ngo muhanure cyangwa se byandi byo kuvuga ngo wigize ingare yakasha ariko umuntu arakubwiye ikintu kacyumva ngo uyu Kiramani abamo Kiramani ashobora kuba ashoboye kanobotse arashobotse pe tukubyumvikana oya Kiramani sheri Kiramani ntuzongere no kumutekereza muganga baramushaka hari ibintu byakomeye Kiramani kumamagara sheri umutinganye Godfather iriya ntuza irafemi harahirya Godfather nimba barabaye habatinganye bikakuramo umutima ariko se kakuriya unyumvisha mu mwisema umutera atawonga ngo Imana nunga umuntu ndirwana undi mama nkanimba ubusi mfite n'abandi bagabo nka batanu ndusha n'ubuzima bwiza mu Kigali Tesha ni inshuti yanjye ni best friend wanjye Kiramani waramutse wiriwe Yego waramutse umwaka mushya kandi nugatume tuvuga amagambo mabi imbere ya Dadi reka dusenge Kiramani nyuma yuko wumvishe ibi kumwe mu bantu bari muri uru ruganda muri industry nyuma yuko wumvishe ko ku munsi wo kuwa mbere w'iki cyumweru turimo umuhanzi yampano yagize gutya agafata umwana w'umunyarwandakazi akamushyira imbere akamushyira no mu Busanza kuri hoteli yo kwa Bamporiki yarangiza akamutegeka kuvanamo imyenda akamushyira kuri video call urabyumvishe wumvugize ubwoba mu nda
cyangwa urumva ari ukongera impano n'ubumenyi mu busirimuka bwo muri uyu mwaka dutangiye 2026? ibyo boro rero ukuntu bimeze ni kwa kundi bajya bavuga ngo umujura n'uwafashwe ko urebye neza nka 30% kandi naho kubigira byinshi usanga benshi nabo muri hano bari kutureba harimo benshi baba bafite izo video z'abakunzi babo wenda nuko wenda ubwo yamana rero bagiye hanze cyangwa se uko ari umusitari naho wunda benshi baba bafite izo video sinzi ibyo boro kugira ngo bizacike ariko bizacika demo bijya hanze simbaza utari guso anyway reka tubaza twumva cyangwa ntabwo mwamusobanuriye nabyumvishije demo bijya hanze bamwe bakabihanirwa niko cyangwa se bikajya hanze bigasakazwa umuntu agaseba niko umukobwa azajya gukora ibyo bintu yabanje gucekinga akabanza nyine akita kuri icyo kintu kuko umuhungu akenshi abigufata agira ngo aze kwiyemera kuri bagenzi biwe Daddy